Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'umweru bucishemo umurongo ubereretse w'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, muvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari ibintu bari bakubujije mbere, bakubujije kurenza umuvuduko runaka, bakubujije wenda kunyuranaho. Ibonye kino cyapa uba ugeze ku iherezo ry'ibyo bari bakubujije byose, ugenda uko ushaka ukanyuranaho uko ushaka. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe gushaka kuyazimya ryari? Ay'umuhanda umurikiye hose kandi ubuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikira cana azimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubu ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe mu gihe umuhanda umurikiye hose ushobora kureba muri metero 200. Wareba muri metero 200 imbere yawe haba hakiri ku manywa, nta mpamvu yo gucana amatara maremare. Ni ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikira cana azimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe mubibona ukabona utwaye ikinyabiziga cyawe wenda ugiye kunyuranaho ugahita ubona ikindi kinyabiziga gihise kiza, kugira ngo umusabe inzira ugahita ucana ari amatara maremare yatsi yazimya. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda
turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aba agomba gukora iki? A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Nuko abantu bahita bakeka ko iyo bavuze ikinyabiziga bari kuvuga amakamyo. Oya, birashoboka ko ari na twa tunyabiziga ujya guhahira mu masoko hano za supermarket hano i Kigali, ukagenda ugahaha ugashyiraho ibicuruzwa, none washyiraho ibicuruzwa bigatuma utareba imbere neza. Kari akanyabiziga uba wajya imbere ukagakurura. Nimujye muhita mwumva ngo ni amakamyo, ngo ni imodoka nini. Oya, na turiya two mu supermarket ni utunyabiziga dusunikwa. Rero ugomba kujya imbere ukagakurura mu gihe kari gutuma utareba imbere neza. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Murabizi ibinyabiziga birasora. Bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2. B, mu kwezi kumwe. C, mu minsi 15. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bikorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 ubonyemo. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona babishyizemo, uhita ubikora, kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Iyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa, impamvu bagishyiraho bari kuvuga ngo nyuraho hano urushijeho kwitonda kubera ko haguteza ibyago. Ariko icyo kimenyetso bashyizeho cy'itara ry'umuhondo rimyatsa ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ntacyo gihindura ku maferuje, ntacyo gihindura ku byapa byo gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, ko ntacyo gihindura. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujwe kunyuranaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kivuga ko ubujijwe kunyuranaho mu gihe ukibonye. Kubera iki? Kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, bivuze ko ubujijwe kujya ibumoso kubera ko imodoka iriyo isa umutuku. Ariko ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose, ibinyabiziga uba wemerewe kunyuraho ni ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ibindi byose uba ubujijwe kubinyuraho. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira, riba rifite amabara asate: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri kugenda mu muhanda ubonye ko hari umuyobozi uguturutse inyuma ushaka kudepasa. Kugira umwereke ko wabonye ko ashaka kudepasa, ukoresha itara. Riba risa rite? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara riba risa icyatsi kibisi. Hari n'ikibazo babaza ngo iryo tara ry'icyatsi rishyirwa he ku kinyabiziga? Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niba ramuka kubajije aho barishyira uhita ugikora, niba kubaza ngo risa rite nabwo uhita ubikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Iyo bavuze umutambiko, niba umupine uburi iburyo undi uri ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. None baratubwiye ngo ibinyabiziga bifite imitambiko ingahe? 2. Ubwo bifite ibi bipine 4, ariko ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibi bipimo: A metero 11, B metero 10, C metero 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Uburebure bwabyo ntiba bugomba kurenza metero 7 z'uburebure. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ntibwacya ngo uhite wihura mu muhanda ngo ugiye gutwara ikinyabiziga. Oya, hari ibyangombwa usabwa kuba ufite. Ibihe? A uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, B ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, C icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ari byo mwita perime. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, insurance cyangwa se assurance. Mu gihe kuri C n'icyemezo cy'iyandikwa cy'ikinyabiziga uba ugomba kuba ugifite. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ni gishya, uzakenera kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A nyuma y'umwaka umwe, B nyuma y'imyaka 2, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ibinyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazabona kujya gushaka ikindi. Byaraba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru y'itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko rero aramustamo B, ndizera ko aramuskandika wa papuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka, mbwira ka rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire code nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa se mu buryo bwa online uri hafi bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure turakwigisha n'ubundi ukazakora rimwe ugahita utsinda mu ndimi zose. Ni mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo cy'icyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari umuntu wise yibaza ngo ese B na C bitandukaniye? Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make ibiri kuza bigusanga nibyo bitambuka mbere. Weho iburyo uburi mu mutuku, ibumoso abari mu mukara. Umutuku wari kukubuza. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere aho ujya. Wewe uri kujya imbere, ibiri guturuka aho weho uri kujya nibyo biratambuka mbere, ubwo biza bigusanga. Ndakeka ko usobanukiwe. None gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Turebe hano mu birango tugendera iburyo, we uri iburyo uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Ubwo abaza bagusanga bagomba kuguha inzira. Rero haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere. Uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse wa papuro. Ndizera ko usobanukiwe ahantu B na C bitandukaniye. Nabonye bikunda kugora abantu benshi. Ndizera ko waramustamo C, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaro muri kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku bugari bw'icyo kinyabiziga kirapakiye ibe bipimo: A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Hari igihe duhitamo A, none hano duhisemo B. Tuzahitamo A ryari, tuzahitamo B ryari? Nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite. Ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ifite. Urahitamo ko igiso cy'ukuri ari B, santimetero 30. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, idafite, uzahitamo ko igisubizo cy'ukuri ari A, metero 1.25. Mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo, utabifiteho ikibazo uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko hano mwari mwamaze guhitamo B, ndizera ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mutari mwayihisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya murahita mugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A, kwitaba cyangwa guhagarara ku kanya. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B,
kutayitaba na se gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ntabwo byemewe gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Uko waba uri kugenda kose, umuvuduko wari wose waba uri kugenderaho n'ahari hose waba ugeze ntibyemewe. Rero ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi cyanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ukurikiwe na ambulance yacanye amatara y'intabaza wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kugihigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C, kugumana umuvuduko wari ufite. D, guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kugigamira ko kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Uragigamira ko kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukagereka kigatambuka. Akenshi iyo yamikiza amatara y'intabaza abatwaye umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa cyangwa se akaba agiye kuzana umurwayi. Rero ugomba guhita uhereza inzira ya ambulance. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa kigizwe n'iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, ishusho mpande eshatu ubuso bw'ubururu. B, ishusho mpande eshatu ubuso bw'umukara. C, ishusho mpande eshatu ubuso umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho ni mpande eshatu ubuso bw'umweru. Ese uri kubona ari mpande enye? Hoya, ishusho ni mpande eshatu. Nibyo bita ishusho y'icyapa. Ni ko ugenda mu muhanda wakabona ibyapa bimwe bifite ishusho ya mpande enye, ibindi bikoze nk'uruziga, ibindi bikoze nka mpande eshatu. Ibyo nibyo bita amashusho y'ibyapa. Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwo uri kubona ko ari umweru. Ubuso ni ririya bara riri imbere, uri kubona ko risa umweru. Ndizera ko waramusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe ni ukubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. A, kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B, kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C, kugira ngo ufashe abandi bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ukugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, bamenye icyo ushaka gukora. Ndakeka ko waramutamo rero C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni nuwe muvuduko? A, kilometero 60 mu saha. B, kilometero 40 mu saha. C, kilometero 75 mu saha. D, kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu saha. Kuri aya mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange murabizi ni kilometero 60 mu saha. Amapikipiki kilometero 80 mu saha. Velomoteri kilometero 50 mu saha. Ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe kilometero 25 mu saha. Ibyo byose ni ibibazo bababaza, bibabwiye hakiri kare kugira ngo muhure nabyo mubifiteho amakuru muhite mubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramutamo rero se, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hehe? Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, be mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, wenda nko mu mwinjiro w'isoko cyangwa se kuri gate y'ikigo cy'amashuri. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. No ku mihanda aho iriya mirongo y'iruhande iba idacagaguye. Iriya mirongo urabizi yicagaguye uba wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ni systeme iba iri kugukosora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuka gashinze cyane. Utwaye ikinyabiziga ugeze ahantu hazamutse cyane, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B, gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Niba utwaye ikinyabiziga ukagera ahantu haterera cyane ku gacuri cyangwa se kukazamuka guteza ibyago, uguma ku ruhande rw'iburyo, ubundi ukagabanya n'umuvuduko. Kubera icyo uguma iburyo, ntabwo waba uri kuzamuka ahantu haterera cyane ngo unanyuraneho, biba bibujijwe. Ahubwo uguma ku ruhande rw'iburyo. Murabizi ugenda mu ruhande rw'iburyo ukaguma iburyo, ubundi ukagabanya n'umuvuduko wirinda ibyago. Ndizera ko waramutamo A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga yiturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira. Huye n'ikindi kinyabiziga cyacanye amatara y'umuhondo aburira, ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo bataguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kugabanya umuvuduko mugatambukana ubwitonzi. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online. Uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, wenda uboneka nijoro cyangwa se uri kure, turakwigisha uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.